Yeshua saves you. Yeshua, He is the King of Kings. Yeah. The stone rejected by the builder became the main cornerstone. Hakurya y'imigezi yo muri Ethiopia, nitwe tuzanye amaturo yawe, nk'uko umuhanuzi Zefaniya yabivuze. Tugaragayemo ubuntu bw'Imana, nzurira amaso yanjye ku misozi. Ese gutabarwa kwanjye kwavuye he? Gutabarwa kwanjye kwavuye kuri ijambo Imana yaremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byanjye kubiteguza. Data wa twese ntajya kunikira. Uwiteka niwe murinzi w'abamwiringira, n'igicucu cyanjye iburyo bwanjye. Izuba ntacyo rizantwara ku manywa, cyangwa se ukwezi mu masaha ya nijoro. Njyewe ntegereje umudugudu wubatswe ku mfatiro, Uwihoraho yubatse ikawurema. Yerusalemu dore mpagaze mu marembo yawe, wubatswe neza ufatanijwe hamwe. Musabire Yerusalemu bana b'Imana, maze abagukunda bagubwe neza. Banyarwanda muri mu muryango w'Imana, yaraduhamagaye ngo tuyikorere. Hakurya y'imigezi yo muri Ethiopia, nitwe tuzanye amaturo yawe, nk'uko umuhanuzi Zefaniya yabivuze. Tugaragayemo abantu b'Imana, nduburira amaso yanjye ku misozi. Ese gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva muri ijambo. Niwe waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byanjye kubiteguza. Data wanjye ntajya ahunikira. Umva, Uwiteka niwe murinzi w'abamwiringira, n'igicucu cyanjye iburyo bwanjye. From beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, the daughter of my dispersed ones, shall bring my offering. In that day, you shall not be shamed for any of your deeds in which you transgress against me.